hagarara neza sibyo nawe sibyo mbese muturebe ari ibi ngibi murimo naje kukubwira ngo reka kwisuzuguza haleluya ibishake guhagarara muturebe neza ubundi nje kukubwira ngo hagarara ku isezerano ryawe haleluya 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 no kuba mu isezerano ry'Imana niyo nzaba ndari kiri mu mubiri Imana izakugirira neza kira mugenzero nanjye kuri bitwara yatutuye ibitwara haleluya umurinda nezerewe abandi barakazima aririmba ngo yadutuye imitwaro yatwekamishaga ari Mana we none ubu turagenda tugize ute twebwe hariho yatwitwaro umugabo yakubitana mu gitondo bari mu bwoko yego umugabo yamukanye ku kazi akamuca ku rushyi akabamuhaye icyayi ayidatawe hari umugabo watahaga nimugoroba yagera ku rugo umugore akamubwira ngo ageze amushyuye ntabwo ndamufunguriye yego ariko wa mugabo ageze kwa Yesu umugore amaze kwinjirayo ubundi aratangira aririmba ngo ngeze muri Yesu nabonye amahoro haleluya haleluya turi hano turi ku ijambo ry'Imana ariko nababwiye ngo ku itorero ryacu mushumba wacu ndetse na korali bandwaye nashi baratubwira ati mugende nimugerayo muturebere mugira ngo amenare mubadusurize ariko munaturambagirize yego niba wumva ikintu kiryoha kugira ngo amenare ko nukuva mu itorero basikubiri maze wagera nawe ukagira ati nanjye bambaye iki intacyo kera abantu baratubwira ngo twende turatuguseka twizereze kugira ngo amenare ko ariko batwize inzererezi turabyemera kubera inzererezi bajya bazijyana muri taranzite ariko hano ho niko hava bakamufunga no muri covid twarasenga ukuvuga ibiki muri covid twarasengaga umunsi umwe turi gusenga gato abapolisi baraza basanga turi gusenga haleluya twari twateraniye ahantu mu nzu akazu gatoya kandi turi abantu 70 gusa byari bitemewe turabandira ati niba ari Yesu abivuze muri buri bakobana niba bakoma bakabaraza basangamo kanye twapfunganye baratwitegereza batubonye batura ubundi muntu umupolisi akakureba akegerana utamanuzi nde utamanuzi waryaga ibiryo bingana kilo gihe waryaga ibingana narengiye kukubwira ngo ibuka icyo gihe biriya bintu byari bikomeye ariko urabisimbutse nibakoreye ipati bayigabanaga ari bangahe ni babiri twebwe hari igihe tubareba haleluya Imana itabuka ibigenza ikatwandika tukarya kabicare hano ngo mbese haleluya
kundeba oya hano muri kundeba yego nanjye ariko nawe urareba rwose haleluya uretse ko kuri utaresheje nanjye utaresheje nanjye amen amen hari abantu bakubona bakakwaka agaciro amen hano si mwaho hano si mukundeba neza ariko byemeye tubwire ngo amen ariko byemeye ndakabuza twese tuzagira amajwi n'aba mugufi tubwire ngo amen ariko twese tuzagera nayo kubera ko Yesu we yavuze ngo nda muremure nda mugufi twese yatwitangiye ku musaraba twese tuba bamwe Yesu akamondora nari kuza nagiye kw'imbere bakansunika yego bakagira ute abiri faranga bakirangirayo basoma bakansunika ariko kubera ko dufite umugabo urengera bose natwe yaturengeje haleluya haleluya yari icyumweru rero abyita gusamura vugira ngo rero uriya hari igihe mutubona Yesu ari kuduhamagara ni ibintu byari bikomeye nje kukubwira ngo komera iri torero iri tubona iri hari umugabo warapfiriye biramuganira wanjye yarapfiriye haleluya haleluya nanjye yarapfiriye nawe arapfira ubundi tugezeho rero aratubwira tuva nanjye nasha bakoreshe ariko ari gushaka ngo agukoreshe ntari kuko hano hanze hari ibinezeza byinshi hano hanze bafite ubundi musheri bwo guhisha hirya mugabo yamara kuva muri ubwo sheri wa mugabo yagiye ariko reka mbabwiye gutyo bamuhamagaye Yesu nawe ntabwo azakugwa neza turi hano kwiga ijambo ry'Imana mu minota mike ku masaha yacu dufite muzatubabarire umusaza bari kuwa kane w'ituza ntimuzataye saa 8 tuzitaye saa 9 muvugire ngo amen uriya we yababwira ijambo ariko afite ubuhamya ababwira ukuntu bamukubise kugira ngo anyange baramukubise umubiri we ukajya urahinduka amaraso ariko arababwira ati jyewe haba umugufi haba umuremure twese tuzajya muri metero imwe nawe uzajya muri ibiri mama na data musaza wanjye mukuru wanjye mureke kunkubita narangije gukunda byararangiye azaza nagera nanjye nicara nigisha uwo munsi haleluya afite icyo atunze mu mutima we nanjye mfite ibyo ntunze mu mutima wanjye nanjye mfite byishimo ariwe data we ubusino bw'ukuntu runo rukweto rukuye mukareba inzara ko ntazo mfite wobyemera uwo munsi n'indangamuntu zifunze ndaza nambara sibyo kugira ngo ube uturenge twawe
mugenzi wawe nawe yarabyemeye. Haleluya. Oya mubwire ngo nawe yarabyemeye. Ramba munsi ukunda ibintu bimeze. Nitwa Bafakorera Jean Claude. Mwana w'ise Bafakorera muzina mu gihe cy'amezi 3. Sogokuru amatiza Bafakorera Jean Claude. Kubera ko yarazi ko nta rusengero nzageraho. Amen. Kubera ko yarazi ko nziberaho akankoresha nyabigize ashaka. Undi akambindura ikigirwamana. Ubundi banyicisha umutsatsi. Ubundi nahoraga ndwaye inda. Amasunja yaranyishe. Ndarwara ubuzima nagira. Amen. Ariko ibiganza byanjye hari igihe ngwaga umukoro ukagira ngo nkora muri minisiteri. Ngokora he? Ko mutabivuga neza? Ngokora. Uriya muntu wanjye aranyitegereza akambwira ko umunsi ndagukara nindagiza gusige n'utuvu. Ego ashaka ko nzasana. Sibyo gashaka ko tuzaza. Ariko Yesu icyo yavuze aba yakivuze. Mukanya nandikira umushumba ndi kumwereka akaba kari kwivuga. Arangije aracubije ati karakana bifuje ko kongera iwacu. Urabona abana n'abavuga butumwa muri ingendo zabo zirakomeje. Amen. Uriya iyo umuyobozi umwana icyifuzo ukabona aragishubije aba yakibonye. Mfite perezida wanjye rero buriya yagiye kurambagize ubwo nanjye kurambagiza mu kanya ubwo nawe ngana ubutumwa aramba mu kanya agacubije. Twebwe iyo tugenda nababwiye ngo itorero ryacu korali muri yari ishinzwe iterambere ryacu. Ebasi umugabo wanjye muri korali tugamamaza. Yitwa Mutamubwirigenza. Amen. Uko wakora kose wajya kuzimu wajya hebe niba ushaka uzayikorera. Niba ushaka uzayikorera. Nje kukubwira ngo niba ushaka uzayikorera. Yaguye umupira nambaraga ku myaka 18 ndazi kwambara ikabutura. Narabaye ndazaranyisha amafunzo utoreba. Ariko Yesu aranyitegereza arambwira kumva nzagutorora neza ngwambike neza ngukarabye ngusige nongere ngusige. Amen. Vuga amen. Hari igihe turagira ibintu by'ubushikiye ariko mu minsi iza kuza buriya ndi Mukamira narabakunze cyane. Haleluya. Buriya ndi Mukamira nabonye korali ayiwe mbona b'inshuti zanjye we ariko si urabivuga urabizi. Buriya ikaba byinshi ntuzabona umuntu ufite ubumuga yigaragura mu nzu y'Imana ategereje kutabazwa n'Imana. Uzajya iwawe mu nzu ubaza Imana ngo ko Imana yambaye amaguru mazima ikamba amaboko mazima ikamba amaso yo kubona ikamba amatwi yo kumva. Mugire ngo amen. Ikamba ubwonko bwo gutekereza ubujijwe n'ikintu kujya kuyitirira. Bariya bagabo nyabagira buriya narangije kubashyira kuri sikirini yanjye buri bareba buri munsi. Buriya n'umuntu bareba arambaza ati bari abantu nabahe bati n'Imana bameze kuriya.
narababwiye abagabo banze kwiyagurisha ibyo kurya byiza nubwo bagitereye amaguru bafite imbaraga z'umutima. Vugire ngo amen. Wewe reka mubaze na kimwe gicumi cy'Imana kirya wakimaze uratura amaturo y'ishimwe ndashimishije urarya umusaruro ibirayi kubiga ukageza ukabishyira mu gifu cyawe ariko naje kubarwa nawe. Vugire ngo amen. Hariya iwacu dutuye ku gasozi karekare, hagati yacu k'uwo musozi hamwe n'icyayi, ahandi ni ikifo. Iyo uri mu rugo neza ku rusengero uba uri kureba ikifo neza, ubundi uri kureba n'uruganda rwa Burarirwa. Nijoro rero hari igihe tuba twibereye mu rugo ukumva imiziki yo muri Burarirwa y'amabara bari bacuranze byakomeye, ariko watekereza uburyo Imana yaguhaye ubwenge ukuntu uri kurara mu muhanda bambaye ubusa. Mwereze n'icyubahiro uko turi hano abantu barayanze. Hari uwari ugeze muri buwate, hari uwari wasinze, niba ntarimo ntiyatwiyereka, ariko Yesu ari kumureba. Haleluya, haleluya. Baza mugenzi wawe ubeho meza ari nijoro. Oya mubaze hari muratinya kubivuga ko ariko gasomye we wisha abadiyakoni, ugirisha abashumba, ugirisha perezida wako, ariko umunsi ugiza kubyukana. Amasaha ni make, dufite byinshi byo kuvuga, ariko twebwe igihe turakibana. Badusomere ijambo ry'Imana, kadusome mwarimu yihuta dusomere ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana rigufi cyane ngira ngo tuganireho mu gihe gitoya, mu bihe bito bishoboka. Ujene igihe cyane nanjye njene cyawe kugira ngo tubashe gukorera Imana. Zaburi 23. Soma Zaburi 23 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa karindwi uregera aho ngaho. Dusome. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Haleluya, haleluya. Uwiteka niwe kiza, sinzagira ute, anjyanisha mu cyanya, anjyana iruhande, ansubiza. Gira mugenzi wanjye anjyanisha mu cyanya cyiza cy'ubwatsi bubisi. Vugire ngo amen. Ijambo ry'Imana ntabwo ari iry'abarode, ni ijambo ry'Imana, ariko ni ijambo ritubwiye. Vugire ngo amen. Ni ijambo ribwiye nawe ritubwiye. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ese uzi gukena mu gukena no kubura ibyo kurya n'amafaranga mu bugingo. Haleluya. Mu bugingo hari igihe tugakena ku mubiri, ariko twajya gukena nabi tugakena no mu bugingo. Ariko Uwiteka aratubwiye ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye
Haleluya, haleluya. Igikombe cy'iki? Igikombe cy'iki? Data we, tubisize hasi. Ariko jya wumva Bibiliya neza. Kimaze guseseka, vugira amen ariko icyaha cyaramanutse, icyakorote kiramanuka, icy'abashumba kiramanuka, vugira amen ariko icy'abaririmbyi kiramanuka. Turangije gusoma maze gitemba hano hose, turongera turatoha. Bari barwaye amavunja arakira, abari barwaye inda ziragenda. Haleluya, haleluya. Abataraga imyambaro yo kwambara barayibona, ubuzima babashaka. Turangije tunezerwa Uwiteka Imana ariko Mana. Haleluya, haleluya. Iyo uzarebe iyo umugore yabuze umwambaro wo kwambara mu rugo, akamesa agatenge kamwe nijoro, akamesa agapira nijoro, akoze udukamba mbere nijoro, ubundi akanika ku kambati, urumva yagukuyemo, arangije kumesera mu cyumba aho abana batari kureba, sibyo? Arangije aragenda atwarika ku kamba mu cyumba abana batari kumureba, arindiriye ko mu gitondo bucya akadukenyera, yarangiza akajya gutera. Ariko Yesu we amaze kumwibika, amaze kumugereka superi, maze kumukubita bagisi, yego amaze kumukubita bakubiye kuko bakatagiza agasuku kwa musengero rukuba 4,600 wiki araza narangiza yibagirwe ko hari kimana yaravuganye nawe. Mushumba nawe mubwira ati tugiye kubaka urusengero, amafaranga yabonye dushya, hajya wayabonye urushye wayahawe gati iyabikwaye ishatse yabikwaka. Mushumba akamenya ko wabonye ibihumbi 100, akarindira mu kayi ryacumisi y'umuntu katiyandikishije yayasize. Mushumba akicecekera ubwo urubanza rwawe n'Imana yagashinzwe kukwishyuza, washinzwe kukubwira icyacumi waba uzakugeza. Amen. Turihangana ubuzima rikomeza. Ariko we ntiyahwema, pasiteri arangije akajyana kunyigisha ku nyigisho z'umubatizo. Uzi kujya kwiga ku mubatizo, urwaye amavunja, ayiwe ugucumbagira mu birenge n'amaguru atari gufata, warangiza ukumva kuzajya kubatizwa urwaye n'amavunja. Kugira amen. Iwacu uko bari barangize, ariko Imana igiye kubinyura mu by'iwacu byose barabirya barabimara, twese dusigara turi mayibo. Yesu arambwira ati Imana wanjye uraza kubakira, kandi ibigeretse kuri ibyo nzakohereza n'umugore mwiza ushaka. Numvise ayo magambo mbabeshyeze, atangiye kumbwira ngo azampa umugore, natangiye kwireba kuri bya birenge, ndareba ukuntu biri guta imigi, nareba ngo abona ibisebe birangira, nanjye ndi umugabo uzabona umugore. Ariko Yesu yavuze abavuzi. Haleluya, haleluya. Nawe nje kukubwira uyu munsi ngo icyo Yesu yakubwiye uzakibona. Bibiliya iratubwiye Uwiteka niwe mugeri wanjye sinzakena. Njyewe naringenye data arwaye amavunja, ari data ayiwe. Ariko Yesu agiye kunyambika no kumbandura, ari kurera rimwe ubundi ku musore muzima wemerwa na bose. Benshi kandi buriya gutya ndi umusiribateri ngarondora umukobwa mw'iri teraniro, yanzobora amahoro mu myaka ari kunyiruka. Ariko nje kukubwira ngo ibuye ryacu niryo rikomeza iki imfuruka. Vuge amen. Noneho sogokuru abonye ko agiye kubatizwa, sogokuru ikimbabazaga ngo
akabonye ku bugabo bwanjye ahita ambwira ati ugiye kubatizwa, ati barakwiganye, ndakomeza ryazira no wanyize kugira ngo bizabera abandi ikingisho. Ushobora kuvuka bakakwita izina ariko rizakuviramo kurikurikirana ahantu hose. Nanjye ndi kugira ngo mubaze, uvuka waruzi icyo uzaba cyo? Uvuka waruzi icyo uzaba cyo? Ariko nje kukubwira ngo itegereza aho Imana ikugejeje ukore, urebe ubuzima urimo none, urebe n'uwo muturage abayeho, urebe uwo muririmbana ubuzima arimo, urebe umukristo mugendana ubuzima arimo. Nurangiza wigenzure, urebe igitutu iwawe mu rugo, urebe iyo abikubaye, urebe imyambaro ari kwambara. Nurangiza urebe ibyo mukwiriye muri Yesu. Ijambo ry'Imana nararisomye, irangije rirambwira ngo ita ku mfubyi n'abapfakazi, bundi ubyegere neza ntakwishisha. Nyuma y'uko biranditse ku cya 10 nyuma y'uko biranditse ku mashini, nyuma y'uko mbonye icyo kurya no kunywa, cyo ni icyayi nicaye ku rugo, ngomba kumenya ko mugenzi wanjye nawe yakibuze. Namubwira ati kuri duke nabonye ko nzagiye kuri bya bintu byose byo kuri Imana, nawe ngura umwanyirire ugiye kurya. Mvugire amen. Buriya tatangiye wibutse namaze imyaka 12 ndi gusaba kumubwira ise bajya gusaba banyima ngataha bambereza bwishimye, ariko boba banyima ngataha umushinya we ngakunyica. Haleluya. Ngaka kwa tuduke nabonye gatanga cyacu, nabona abonye 5,500 mu mufuka ngakirari kazatanga cyacu, nabona abonye 2 natanga 200 yanjye 1,800 ngasigara ndi kukitegeka kizava mishini mitu. Noneho Imana irambwira ati rero gusabiriza kwawe kurandambiye, ngiye kuguhindurira iki? Ubuzima. Imana irambwira tumva, nzakubwira umugabo, nimara kukubwira umugabo iwawe azajya habayo abantu batandukanye. Mvugire amen. Hari igihe kigera inzara ikaturya kubera ko imikorere yananiranye n'ubuzima bwahagaze, ariko nanjye ubona hayarangira akambwira ati mwana wacu nawe gagutabira nanjye baragindutse, bigatuma nibuka ko arabona bigishije ku Mana. None wewe ubitsaye umusaruro w'uburyo wenyine kandi birayibesheje, Imana ikakubwira ati ngo ubwo butaka bukubye neza, ugakomeza ugatamira mu gifu cyawe, umunsi ubutaka bwarumye zicuza nde? Umunsi Imana yakubwira igitabo cy'icyacu bikakubura uzicuza nde? Umunsi Imana yakubwira igitabo cyabafashije ikakubura uzicuza nde? Ari kwiteka niwe mugore wanjye sinzakena. Haleluya, haleluya. Nje kukubwira ngo Uwiteka niwe mugore wawe ntuzakena. Izakunyuza ahantu hakomeye, izakunyuza mu bikomeye, ariko uzasohoka. Izakwambutsa imigezi gusuma, ariko uzajya ku ruhande rwawe ntacyo uzaba. Haleluya, haleluya. Babarire mubwire ngo muri kino gitondo cyiza cy'umugisha, kuri ino saa ya saa tugiye gusenga Imana. Mvugire amen. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana, tugiye gusenga Imana kugira ngo icyazanye nawe icyakuzanye Uwiteka niwe mugore wawe. Bwira mugenzi wawe ngo naho narumbya, naho napfusha, naho nabura amatungo, Uwiteka azitwa Imana. Uwiteka azitwa iki? Naho napfusha amatungo, naho ubutaka butakwera, naho ibiti birarumba, ndiyera imbuto,
imana izitwa imana. Ngewe ndi kujya kurambagiza umugeni wanjye mabukwe kubera ko bari bamubitiye umugeni. Haleluya, haleluya. Navuye gusenga wacu gusenga ku wa mbere, mvuye mu masengesho nari maze iminsi itatu ndi gusenga ndi kubaza impamvu ngo bizampa umugeni ko yari yarabivuzeho. Data narireba nkareba imyaka mfite mikeya, ariko ndareba ntabwo urwerekeza. Amen. Ko nshobora kuzajya muri bukiro nigashaka umugeni. Imana birambwiye kuva mwana wanjye haguruka ku iyo ndebe nicaye muri korali yanjye yakundaga, hari korali y'abagore n'abagabo igihe umwana mutoya babagamo, harimo inkumi z'abakobwa z'inzumba, abasore b'imigenda. Aleluya, aleluya. Ndangije numva ijwi riramukoreye mu matwi nazunguza akarimi kanjye kandi ibifunja byari bimaze gukira. Nakarebe ngavuga ati ariko n'ubundi barakureka n'imbuto ndakureba umukobwa w'Imana ngiyi. Mana yambwira ati ngo kujya mu mayira abiri uhagararemo. Ndamanuka hari umusozi, hano hari umusozi, hano hari ubundi, nari hari ubundi. Muri cya kibuga hagati harimo inzira izamuka n'itambika. Ndagenda mpagararamo hagati, biramugenzi rero nanjye nzahagararamo hagati. Nazahagararamo hagati urindira icyo Imana izatubwira, icyo yamuvuzeho kuzasaba. Ndangije Imana irambwira tumva mugaragu wawe hagarara. Hagarara badaze ngiye kubona umukobwa aca imbere yanjye ari kuza, ari gutembe ndahagarara. Avuga ati ariko ni buriya ko ngewe narabwiye Imana ati icya mbere uwo mukobwa nzumva uburebure, kabiri utanga umukobwa urukara, gatatu uwo mukobwa uzanyubaka mu gaciro mu rugo n'umutsi. Mbona aje asanga ndahabuze. Ndamubwira ati umukobwa uraho? Yego. Ariko ntiwanyabwe ukansubiza ati ndagusanga ibirenge muri ya mayira. Ndahagaze muri ya nzira hagati kuko yagombye kuza agakata mu nzira ijya iwabo anyuze ku birenge byanjye. Ndahandi we rw'inyuma araza buhoro aza amumukora. Amubwira ati ariko wamwomera ukumva umukono w'iki. Ariko abena amaze kwitera amasheki atakate kure urambobera hano nahashe kubera Imana ko garandeba agera ndunguruka agahembura imbere kabona ni ikibazo yareba ku maguru akabona akarakongamo. Vugire amen. Umukobwa arangije bamubwiye muri koma arahagarara. Ndamubwira ati wewe waceceka wagira ute gutya ni wowe ufasha abantu mfite. Vugire amen. Bino birenge biteye amatsiko kuba biri bizi inkweto. Yoboye bitarimo kubera ukuntu byabirenze. Ndamubwira tumva reba komeza kurya byaranze kubera wowe.
Haleluya. Umukobwa akagite tumva kurya byaranze kubera wowe, ariko ntugendera uyu munsi nshobora kurya ibase y'ibiti. Tugire kamera ariko umukobwa arangije yubika umutwe aratekereza, arangije arazarambuye. Ndamubwira tutarebe uhereye none ufite ubwaba wanyu bazapanga, basaza bawe nyoko na mukuru wawe bazapanga, ari uzabashikana hano ni mu bisubizo byawe. Umukobwa ati ngiye gusenga kandi amasengesho nzasenga niyo azavamo igisubizo. Hano umudivantiste ndamubwira tuhereye none ndagutegetse dukongera gusubira gusengera mu badivantiste, ujye uza gusengera hano iwacu. Kugira ngo hatazagira undi musore ukwibeshya. Byuvugura bizi umukobwa arangije arambwira ati rero uko mukuru we twararirimbanaga muri korali, ngiye kugenda nigera mukuru ndaceceka, n'ejo nzaceceka, ejo bundi nzabwira mukuru wanjye ko nakwemeje. Baba buriya igihe ndeba metero yanjye mfite n'abagabo ugasanga ari amaraso ya Yesu yabikoze. Wowe kugira umukobwa yifitiye umushiri we n'umukene, wowe umukire yahinduka uwawe turamutira intangerera mu rugo, ariko byose bimeze ubutaha. Umukobwa yaragiye abibwira mukuru we na nyina na musaza we, kuko papa we ntabwo yabaga mu rugo, yabaga ahandi haruguru. Arangije baramubwiye ati esawa tuzaba turabireba. Umukobwa araza mu gitondo kare kare ndarabyuka, arambwira ati rero nabibabwiye ariko bambwiye ngo bazaba babireba. Ndamubwira ati mva rero ngiye gusenga, niba gusenga ngaza kugusura. Kukuvuga ibiti ndangije mvuye gusenga, mfata agakoni kanjye ndamanuka n'uturenge twanjye ndakweto rurimo shabambone ndurutse ku rembo hariya. Mukuru w'abahamagaye mama we na musaza we timuze murebe byari nyigatashe. Ibiki ariko si koko mukunda bakabona nandi bibiga, ariko mwene Mariya yari yamaze gucaho umurongo. Mukecuru nawe araza aramwegereza, arangije asubira mu nzara kwiba. Umukobwa turaganira twicaye mu nzu iwabo, mare gutaha umukobwa agize ngo yamwerekeza ati icaho. Ndangije ndahaneye nyine, ariko ndahantu mweze ku mutima wanjye ko nari mfite iyo navuganye nayo. Mwongere ibihe byo gusenga, mwongere ibihe, mwongere ibihe. Haleluya, haleluya. Ndangije ngewe ndaza ngeze kurugo, ngiye kurwana umukobwa mu gitondo ari gukomanga ku rugo kubera ko nabaga njyenyine. Umukobwa akomanze ku rugo ndabyuka nsanga ndamubwira ati nakubwiye ko tuzashyingirwa ku manywa izuba riri kuva, uje gukora iki n'iki gitondo? Uje gukora iki? Yari yitwikiye agatenge mu maso yapfutse kugira ngo
abantu batamumenya ndangije arambwira ati rero ntabwo byinjire muri iyo nzu ahubwo nje kukubwira ko mu rugo bamubise ngo ni iwanjye ariko sinshobora kukwanga shaka ibigenwa n'umugeni isaha y'imana nigera tuzakwifashisha. Umukobwa aragenda abwira musaza we na mama we na mukuru we tumva mukuru wanjye twararimbana nawe niba uzi ko iyi misi ukurwanya intambara nk'izo zisohoke muzivemo uhagarare ku munara wawe icyo Imana yatoranyije ntawagisenya niyo waba urinde. Umukobwa arangije anyereka ukuntu bamukubise arangije arambwira ati nshaka amafaranga yo kujya kwa muganga maze uwo munsi rero gusaba umubwira n'umugisha bampereza 15,000 asanga nk'ibifite ntabikora ndamubwira ati fata amafaranga ujya kwa muganga umwana kuri ibiti yo kumubwira umubiri we wose hamaze ibyumweru 2 umukozi w'Imana asura mu rugo rwabo arababwira ati nubwo mwamukubise uriya niwe mugabo we ni nawe uzamugeza aho yifuza ni nawe uzamugera kumenyekana ni nawe uzamunyura ni nawe uzamugirira umumaro ushoboka. Ukuri babyumve arareba aburahanyura arangije aca bugufi ubundi baramwemera tukatubwira umugabo wawe azana inzoga tubwira ute tuzinywe nje kukubwira ngo hagarara ku munara wawe. Haleluya haleluya. Ariko reka mbabwire turi hamwe mwatubanye natwe turinda mwatubaho ariko oye nawe sito hagarara neza sito nawe sito mbese muturebe ari ibi ngibi muri bo naje kukubwira ngo reka kwisuzuguza. Haleluya. Ibishaka guhagarara muturebe neza ubundi nje kukubwira ngo hagarara ku isezerano ryawe. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Nukuma mu isezerano ry'Imana niyo nzaba ndari kiri muri mubiri Imana izakugirira neza. Amen. Ibigiye bikoreshe ugifite umwuka wo guhumeka ikuzimu tuzajya nda mirimo nda migambi nda gupanga imishinga nda gupanga mu gitondo ndabyuka ndi kujya ku kazi. Twasomye ijambo ry'Imana tugiye gusenga Imana. Wowe waje gusenga ariko bwa mbere yabwo wanyemerera ugahaguruka ugasenga Imana. Wewe waje gusenga abari hanze binjire tugiye gusenga Imana. Wewe waje gusenga ukaza kubera umushyitsi yawe ariko bwa mbere nari musabye ko wahaguruka uze gusenga Imana. Nari musabye utere intambwe yawe Yesu ayibare namara kuyibara urebe kwirapa. Haleluya haleluya. Imana irebe ibyo wabuze ibikubereze mu izina rya Yesu.